kurongorana kubahwe na bose. Ni gute se bavuga ngo biriya bintu ni ibishitani kandi barara babikora? Abaheburayo ibice 13:4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza. Ese yarababwira ngo ni mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Bari kubyara bari kubyara gute? Bakoze ibishitani. Ubwa Mariya na Yesu ni umwuka wera se? Ni umwuka wera. Bariherera hariya bakareba uburyo babigenza bakabyumvikanaho bagashimisha ya mibiri yabo hakaza kuvamo rwa rubuto wa mwana kavuka gakuru. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Charlene Official, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara nyinshi zitandukanye. Turabashuhuje namwe mu bihugu by'abaturanyi aho mugenda mukurikirana ikiganiro cyitwa Menya Nibi cyo mu ngo. Turabashuhuje rero abo muri Afrika, turasuhuza abo muri Amerika ruguru n'epfo. Turabashuhuje mwese abari muri Europe no muri Australia. Turabashuhuje n'abandi beshi cyane. Turabashuhuje abagenda bandika aho hasi kuri comment. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa wacu Shanga. Uraho neza unyibukije akaririmbo ngo turabasuhuje abari hano mwe yabaye turabasuhuza. Yego tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye. Umeze neza? Meze neza, nishimiye kongera kukubona uhumeka umwuka w'abazima unezerewe. Nukuri nanjye nakunezerewe. Okay, natwe rero turakwishimiye n'abakurikiranye Mama Charlene Official barakwishimiye ndabizi. Ndabasuhuje abakunzi ba Mama Charlene Official, ndabasuhuje aho muherereye mu bice by'isi yose. Nukuri ariko nanjye ntibagiwe nka Tuzubake TV. Shangazi mba munkumbuye kweri. Yesu nashimwe ibihe byose. Amen. Ubwo nyine mu izina ry'abadukurikiye turakwakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Twifuje rero kubana na Shangazi. Iri zina ryitwa Shangazi. Ntago umuntu yakitwa Shangazi Kenyege. Shangazi pure nyawe wujuje ibisabwa uko niko kuri. Mwenyewe kabisa. Ntago wapfuye kwitwa iri zina. Umuntu wagiye kuri guhimba akajya nari guhamagara nuko hari ubushangazi yakubonyeho. Hanyuma natwe rero nk'uko uri Shangazi. Uri Shangazi w'abakobwa, uri Shangazi w'abahungu, uri na Shangazi w'abagore n'imiryango ibintu nk'ibyo. Hanyuma ahangaha kuri Mama Charlene Official tugira ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Menya Nibi cyo mu bashakanye mu ngo. Iki kiganiro nkitegura nabonye hari ibintu bizwi muri rusange, bizwi n'abagore, bizwi n'abagabo. Ariko ncukumbuye sanga hari ibindi bintu batazi kandi bakwiye kumenya byabagirira umumaro. Hanyuma rero niyo mpamvu twaguhamagaye kuko hari ibiganiro byinshi wagiye utanga kandi mukuri ntago ari ibiganiro bibi. Ubundi ikiganiro ushobora gukora kugira ngo abantu bunguke baguke bagira ibyo bamenya. Ngemba numva nta muntu ukwiye kugutera ibuye. Hanyuma nashakaga kukubaza mbese Shangazi muri uyu murimo wari umaze iminsi ukora wababahungu bawe umeze gute kwanza? Umeze neza? Ndakomeye umva burya muri Yesu haba harimo byose, harimo kusubira bwana gusubira. Mbona umeze neza. Ubu noneho ndakeba. Mfite ubugi rwose Yesu amaze iminsi meze neza. Yego mu minsi yashize nararwaye njya no kuruhukaho kuko ntabwo nari meze neza bitewe n'iminsi nari mazemo. Yego. Yo kubana na bariya bana bameze neza nabo bari gukora bari kwihangira imirimo. Nanjye meze neza. Rero uyu mwanya no kuri tugiye kuganira ukoze hasi unyibutse ibuye uti hariho ibintu nyine tumenya nibi. Menya Nibi ni ikiganiro abantu bashobora kumva wenda kwibaza utese kumenya nibi niki. Mama Charlene isi yacu ni ishuri. Yego. Uri umwarimu none hakuri ngewe ndi umwarimu kuri wowe. Hari ibintu byinshi twigira ku bandi bikarushaho gutuma tugenda tumenya. Ariko hari n'abandi nabo hari abantu bajya bashaka kugira ngo abantu bose babakunde cyangwa barebe ibyo bakora cyangwa barebe ibyo bavuga. Reka da ntabwo bishoboka, ntabwo wakundwa n'abantu bose. Burya ngo umurozi wabuze umukarabya ntabaho. Ntabwo bishoboka. Tugomba kugira ababikunda ababinenga batabishaka. Ariko icyo nzi cyo ubu nawe nakubateje Shangazi. Uburi Shangazi. Kuba waravuze ngo menya nibi kugira ngo uzabashe kugira ubumenyi bugufasha mu rugendo rwo kurera abana, mu rugendo rwo guteka, mu rugendo rwo kubaho umugabo, mu rugendo rw'ikambere hariya, mu rugendo rwo mwitorero, uburyo umugore w'umutima agomba kwitwara, uburyo umugore ukunda Imana uburyo ashobora kwitwara. Ibyo byose nawe nta handi bituruka no kuri Shangazi. Hari n'abandi bashangazi dufite byinshi bakabashije kumenya. Wahamagara Mama Charlene ukavuga uti ari byo nshaka gusangiza
abakunzi bacu kuri Mama Charlene Official. Wahamagara Shangazi kuri Tuzubake TV utari byo ushaka gusangiza abanyarwanda bakurikiye abarundi, abagande, abatanzania bumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda. Menya nibi rero ntubifate nk'ibintu bisanzwe byoroheje. Uyu mwanya hari genge nicara nkareba nk'ibiganiro byawe. Hareba umwanya uba wafashe cyane. Mama Charlene nta kintu kidahenda ku mugore. Usukuntu gusa neza bihenda. Ariko wambonye ko mana yanjye ahiye koko. Uburyo usa gutya hari imbaraga ukoresha kugira ngo use neza. Uburyo ushaka kuvuga hari imbaraga ukoresha utekereza kugira ngo ugire ibyo uhereza abantu bibubaka. Yego. Hari abantu rero babereyeho gukasa ibyiza ukora. Hari ababereyeho kwica ibitekerezo byawe. Ibi ngibi tuba twazanye no kugira ngo bigufashe, ntabwo ari ukubiguhatamo, nta nubwo ari kugira ngo uturebe nk'abantu babibone babirase. Oya, hari Imana yadushyizemo. Nibyo. Hari Imana yadushyizemo, hari ijambo Imana yaduhaye, hari ugutekereza Imana yaduhaye. Nawe hari ibyo ufite, ngwino tubisangire kugira ngo twubake umuryango nyarwanda, twubake igihugu cyacu, urugo rwiza nishima ry'igihugu, umuryango mwiza iryo juru ritoye. Imana iguha umugisha cyane kubw'amagambo meza utubwiye. Hanyuma icyo nashakaga Shangazi, ngewe njye gutegura ibi bintu, nabonye ko mu bantu ngomba kwifashisha nawe urimo. Hanyuma nashakaga kukubaza, wowe wabonye n'abakugana benshi bagenda bakugana kubera ibibazo byo mu ngo hari ahantu nyine. Ese uravuga ibibazo byo Mama Charlene wese ubwo wabivuga kandi mbona uri umurokore? Hoya. Ibikize ibintu by'ibibazo byamenya nibi se by'ahandi ni kambere. None se nimba ndi umurokore ko ntigisha abantu gusambana, mba ndi kwigisha ukuntu umugore ashobora kunezeza umugabo we n'umugabo akanezeza umugore we. Ariko simbivuga nkawe. Oya, kora hano. Ubundi ikintu abantu babuze ni ukumenya buri kintu kugishyira mu mwanya wacyo. Yego. Jewe hari igihe mbivuga benshi bajyaga bagira ngo ndi n'umusambanyi. Jewe sinkunda ibintu by'ubusambanyi, sinigeze nanabikora. Wenda aho navutse barabizi. Nari umuntu uri seriye. Ngewe nari mfite imico nk'iya gihungu. Nari mfite ibintu byo gutekereza ameze nk'umugabo. Ntago ibintu by'ubusambanyi mbikunda. Ariko noneho wakwigisha umuntu gushyira ibintu mu mwanya wabyo ati yavuze ibishize by'isoni, yavuze ibishitani, nawe uraje utukwe. Okay, ntago bagiye kuvuga ngo ni ibishitani, nyamara tugendera ku byanditswe byera. Ndi umukristo, ndakijijwe, ndubatse, ndi umumama, mfite abana, nzi icyatsi n'ururo, nzi bipfa n'ibikira, nzi icyazanira amahoro umuntu, kuko nta handi amahoro aturuka ni ku Mana yacu yo mu ijuru. Mu by'ukuri ntabwo biriya bintu ari ibishitani, ariko ntangajwe no kuba nawe uwo murongo wumva wawujyamo kuko ubona ko hari izisenyuka, hari zangizwa natwe ubwacu twabigiramo uruhare kuzisenya. Wenda kugira ngo tuze kugendana neza n'abadukurikiye kuri Mama Charlene Official, urihangana somera mu Baheburayo ibice 13 ujye ku murongo wa 4, nibwo ibintu biri buryohe neza. Twibutsa abakunzi bacu, abakunzi ba Mama Charlene Official cyangwa se Tuzubake TV, ariko iki kiganiro muragikurikira kuri Mama Charlene Official. Buriya bashakanye hari gihe wibwira ngo ibintu ni wowe bigizemo uruhare, nyamara n'imbaraga z'Imana. Ahubwo we sigasira iyo Mana yabashije kubahuza, ubahe uwo mwashakanye, mujye inama, muganire, mucirane bugufi, Imana izabana nawe. None se Shanga, hari ijambo wari uvuze ngo bavuga ko ari ibishitani, bagiye kubwira ko ari ibishitani. Uriya mugore Imana ishimwe ko agiye gufasha aba bana. Imana ishimwe yari yarapfuye, yahoraga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ni avuga ibishitani. Uriya mugore afite abazimu. Okay, ngewe rero hari ikintu ntumva wenda mbere yuko dusoma, kuko ngewe ngendera ku byanditswe byera. Yego. Ahubwo nibyo nashakaga kukubaza ngo ikintu cyakomaza ubwoba cyatumye wigisha bira bintu muri bura buryo. Uburyo bivugamo nibwo buryo wabihawemo. Nanjye nubwo wenda ntazabivuga mu buryo bwawe, ariko mfite ubundi buryo nzabivugamo, ariko nzabivuga. Ushobora kuzimiza? Ni gute se bavuga ngo bira bintu ni ibishitani kandi barara babikora? Nsomera uwo murongo. Ibyo bishitani bazabyiwe. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 4, tubanze twumvikiye ijambo ry'Imana ribivugaho. Yego. Kugira ngo ababyita ibishitani turebe ko batabikora. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Yesu aguha umugisha. Kurubahwa na buri wese gute? Iyo umukobwa yasabwe akabengukwa, agasabwa
hagafatwa irembo agakobwa Yego. agashyingirwa ibyo ni by'Imana ishaka, akajya imbere y'itorero Yego. akajya imbere y'amategeko. Uriya mukobwa hari impamba ibyo bintu tumuhereza byubahwe na buri wese hejuru. hanyuma se iri jambo rivuze ngo byubahwe ni irya shangazi ngo byubahwe na bose na bose. ese burya kubyara ngo tworoke nk'umusenyi wo ku nyanja, ubu tugiye kujya tugendera ku byanditswe byera. Yeah. Turifuza kujya tubahereza ikiganiro buri rimwe mu cyumweru kugira ngo mubashe kubaka ingo n'imiryango. Ingo zanyu zikomere, muzubakire ku rutare apana ku musenyi ngo bambwiye nabi ndagenda, ngiyo nambaye iminingwa arantuka, ngiyo gira ibyo ukora kugira ngo ushimishe uwo mubana nawe agushimishe, kugira ngo urugo rwanyu rukomere, mubyara abana bagira uburere, mubasengere, mubereke Imana, bizagenda neza kuko naho nimujya hari ikambere nibwo uzumva ingumi umwe yahita ku yindi, undi ati bayi ndagiye, nakubwira ati hindukira uti nari wasomye uti kurongorana kubahwe na bose. Mu by'ukuri uriya mwana yashingiwe akagenda mu buryo bwemewe n'amategeko. Mbese uri kubigisha kubyubaha niko turi kubigisha babyubahe. Ese yarababwira ngo ni mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Bari kubyara gute? Bakoze ibishitani ubwa Mariya na Yesu. Ni umwuka wera se? Ni umwuka wera. Bariherera hariya bakareba uburyo babigenza, bakabyumvikanaho, bagashimisha ya mibiri yabo, hakaza kuvamo rwa rubuto wa mwana akavuka agakura. Uko niko Imana yabigenje, ni nako yabigennye. Ntabwo uriya mwana ashobora kuvuka hatabayeho imibonano mpuzabitsina. Ariko ikibazo dufite babyita ibishitani, kandi nyuma bakiherera bakajya kubikora. Ndetse naho bitagenze neza agaca mugenzi w'inyuma. Kandi nicyo kintu Imana yanga urunuka. Yego, nicyo Bibiliya yivuze. Nonaho aho hantu muze kureba mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 4 uze gukomeza usome. Noneho ikomereze mu Bakorinto ibice 7. Komereze mu Bakorinto ibice 7 rwose hera ku murongo wa mbere. Okay. Nibareke dusome hanyuma banamenye aho twahereye kugira ngo tujye tuvuga ibi bintu. Ibyerekeye ibice 7 umurongo wa mbere, ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore. Yego. Natwe tubyigisha abagore n'abagabo. Ntago tubyigisha abagore b'ibana ngo mushaka abagabo, cyangwa tubyigisha abana b'abakobwa batarashaka. Aha hantu muhumve neza ngo bajye guca abagore babinyuma. Mubyumve neza, nimba ari umugore wawe akaba ari umugabo wawe atari umwe muri ya manegeka, ni wowe turi kubibwira. Umvira ijambo ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore, n'umugore wese agire uwe mugabo. Umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugabo we. Kandi n'umugabo nawe adatwarwa n'umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugore we. Ntimukimane ngaho babandi, keretse ahari musezeranye. Ntimukimane keretse ahari mwasezeranye igihe kugira ngo mwongere kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura Satani atabagerageresha irubi ry'imibiri yanyu. Yego. Urakoze cyane. Niki Bibiliya yavugaga ngo nibakimane? Nibijumba bimanaga, nibitoki n'amashasa, nibikibima ati ntimukimane. Ni ifiriti. Twibutsa abandi nabo bagira batya agafata amasengesho y'iminsi 7 agasiga muri umuna we mu rugo, ntiyabisezeranye n'umugabo, ntibabiganiriye, akavutuka ati jewe umwami Yesu yarayambwiye ko ngomba kujya mu butayu iminsi 12, yambwiye ko njya mu butayu iminsi 5. Banzuganire no yava yatindananiwe ngo ndi no mu masengesho ndeka ati mbabarira ndi mu masengesho, kandi bagomba kubyumvikana. Bibiliya ni nziza. Ibyanditswe byera, ibyanditswe byera harimo buri kimwe cyose. Harimo kubaka urugo, harimo kurera, harimo gutunga, harimo gutunganirwa, harimo guca bugufi, harimo gusenga, harimo kwihangana, harimo gushaka amahoro. Buri kimwe cyose kiri muri iki gitabo. Yego. Kiri muri iki gitabo. Ibyo biri kujya gushakisha hirya, ubwenge bwose burimo hariya. Rero ndagira ngo abakunzi ba Mama Charlene Official muzatubwire muti nyamara hangaha mwaratanye.
ninde muntu utabikora kugira ngo adutere ibuye ninde muntu utabikenera niba utabikenera uzagana shangazi ubwo uzaba urwaye uzatera intambwe uhamagare kuri 0785 94 uvuga ute rwose ndabona rwose ndakonje ndumva sinshyushye kandi sinkonje ikambere hariya mu buriri nta kigenda buryo urarwaye iyo umugabo ankozeho burya ngira ubwoba urwaye intinyi iyo umugabo akubwiye ati nyamuneka nawe ukavugira hejuru ukenewe guhanwa ukicazwa ku muce tugacoca amagambo tukaguhana bigira no muce se burya muce n'umusambi burya mwicaraga hasi abakobwa bicaraga ku rubohero bakajya hariya kudushinge bakaganira none rero ubu ngubu abantu babaye abakire babaye abasirimu baraneneka intoki uti nyamuneka dore ugiye gushaka ngwino nkuganirize nguhe impamba uzabikora ngezeyo uti nyamuneka dore hari ukuntu ugomba kwitunganya ukitegura shere wanjye turakundana kandi twebwe burya turabadepera ibyo ngibyo ntabwo babikunda njya mpura n'iyo kesi cyane njyewe napfiye kera batubwira ko abadepera ibyo bintu batabikunda ibyo bintu byo biganiro kuko ntabwo ari byiza none batangiye kuregereta uyu munsi inshuti zacu ni ukuri turi abagore beza babereye u Rwanda reka mbivuge gutyo kuko u Rwanda ndarwirata turi abagore b'umutima turi ba mutima w'urugo aho nawe uri madamu mubyeyi nyogokuru nakubwira ngo gira ubuzima buzira umuze ni ukuri ntuzirengagize ko waganiriza uwuruta icyamufasha kugira ngo abashe kubaka urugo rwe nawe tukuraze kuba shangazi gira buganiriza kugira ngo batataze bariya abana mama Sharirene uzi guta abana bawe sha ugata abana ukagenda iyo umugore wataye abana nta kintu tuvugana fata abana bawe banambeho wegera umugabo birashoboka ko byamunaniye iyo byanze ujye ubundabunda burya inkoko agaciyo kamanutse yo ihita igenda ikajya kubundabunda ku mishwi yayo ntabwo iguruka ngo ugende ngo isama oya ijya kubundabunda ku bashwi bayo kugira ngo abashwi bayo batagira ikibazo umugore n'ufite icyo bita kumbuguyo umugore n'ufite icyo bita imbabazi umugore n'ufite ikintu bita impuhwe umugore n'ureba icyamuvuyemo ukakinambaho ukakigumaho ukarwana ishyaka ryo kugira ngo mugenzi wawe yubake naho iyo hajemo ishyari burya nawe uba watanye ukeneye kuza tukakwicaza ku muco tukakuganiriza niba hari ibitagenda ngwino mama Sharirene yakuganiriza nakuganiriza ibintu bikagenda neza ariko birababaje umunsi wa none divorce umwaka ushize ngo habonetse ibihumbi bingahe bibiri undi mwaka habonetse ibihumbi 10 na bingahe habonetse ibihumbi ese ni ikibazo cyuko tutagihana abana ese ni ikibazo cyuko abandi ngo ni iterambere se turivanze n'umuco byakwanga ahubwo sinzi ikibazo kiri mu bantu bakuze natwe duterera gati mu none se shangazi ko ibiganiro wabitangiye kuva kera ubona byaratanze musaruro ki uburyo wabitanzemo n'abagiye bakugana rwihishwa kuko ndabakunda hari ukuntu bagutuka muri comment barangiza atari ko cya kiganiro nagikunze mama Sharirene amaze no kubana gututse ono mwe yaritonze ati nikiza kinyisangira dana ni wacu bagiye guhinga mu gishanga ni igikitse ni ikigoryi ni igiki no ubango nawe rarajya hari akandika nkandika email twajya ducatinga igihe kikazagera nkabona wondamye wanjye kandi waramwanditse wakabyara yamfashije kureba niyambwiye ngo duhindukire byanga kureba niyambwiye rwose niyo ngize ngo nje ntinze yabikora ntibikunda avuga ko namuciye inyuma agaturika karira kaboroga yego ibi bintu birababaje ntabwo ari ibintu bishimishije hari abantu babiri akavana ibishitani uwo Rwanda nese yavuga iki uwo byanze se yavuga iki yarabonye byaranze akabagatera kadanda yamanitse ndagiye icyo gihe we ntabwo uri intwari ikomeye kuba ubasha kwigisha ibi bintu uri kubaka umuryango nyarwanda uri kubakira abakeneye kuzubaka erega shangazi mfite aho nabikuye kandi nabikuye mu bantuka sibyo nimba umugabo anganye akamamagara ati bimeze gutya umugore akamamagara akamwa ngo bimeze gutya hanyuma nagira nk'ikiganiro gitoya nkora nkabona mpamagawe n'abantu benshi uri kumva benshi bakambwira ibibazo bihuye n'ikiganiro natanze ngira inama nanjye bimeze gutya nahise mbona ko ari ibintu bigize gute abantu bakeneye kwiga kankubwira ibintu bitatu bimbabaza icyambere ni ukubona umugore wataye abana kirambabaza cyane icya kabiri ni ukubona umugabo ukubita umugore icya gatatu ni ugucana inyuma ko bashakanye ni ibintu bibi cyane icya kane reka nyongereho ni ukubona abana mu muhanda bandagaye b'abasore b'abakobwa beza burya nta muntu utaba mwiza yafashwe neza cyane ariko ukabona barababaye barahangayitse kubera ababyeyi babo batabashije guhuza mu by'ukuri
ibi bintu suko tutabireka ngo natwe twicare duceceke nk'uko abandi babyeyi bacecetse birashoboka ko impano yacu ari ukuvuga kugira ngo twigishe abandi ndetse na ba bandi bari hariya buri muntu agira impano ye yego afite uburyo ashobora kugaburira wa muntu wagize ikibazo muri ubwo buzima ashobora kumufasha akagenda akavuga ati reka muha kenda nyaboneka ntuzabeho wenyine kuko nta myaka 100 dufite gira icyo ukora kugira ngo ugire icyo wandikisha imbere y'izina ryawe gira icyo ukora uyu mwanya uri hano mu isi ugira ufashe uwo mugore ufashe uwo mugabo umuganirize umugire inama itamusenyera umugore wagize ishyari burya mwita ikitariho none se shanga nta guciye mu ijambo kuriya kurongorana kwera kubahwana bose mu buriri ubundi ninde ukwiye kugira uruhare runini muri icyo gikorwa mbese ni umugore ukwiye kwita ku mugabo cyangwa ni umugabo ukwiye kwita ku mugore cyangwa bombi bagomba kwita naho ntihagire ujugunya undi nta numwe kuko akaryana mu ihurura akaryana no mu nkanda uwo ni umugani abanyarwanda baciye ntabwo ari igihe uciye sinibaza yuko ushobora kumara iminsi 5 utari utafunze utari mu masengesho iteka iyo ugeze igihe cyo gushaka kurya urarya hari uburyo rero umubiri wacu nawe ugira uruhare mu kudutegeka bitewe n'ibyo ukeneye hari igihe ugira icyaka ukumva ukeneye kurya hari igihe ugira inzara ukumva ukeneye icyaka ugakenera kunywa ukagira inzara ugakenera kurya uriya musemburo wa estrogene iyo ukora neza ubujya mu mihango neza igihe cya ovulation ugakenera umugabo icyo gihe rero iyo umufite urabikoreye ntawe ufite urifata ugakomeza ukihangana ni nabwo gutsinda kwawe kuba kunesheje koko kubw'imbaraga baba babikizemo uruhare ukifata ukagumaho ariko sinibaza ukuntu umugabo yahora akubwira ati hindukira ndagukeneye nawe kandi uri umuntu umubiri wawe ukora neza nibyo nababwiye nti umubiri wawe niba udakora neza urarwaye ubundi umugabo ashobora kubwira umugore ati ndagukeneye umugore nawe akabwira umugabo ati nanjye ndagukeneye igihe rero umwe ahora akenera undi wa undi uhora akenera undi agira hakagira complex agira ipfunwe kandi nawe hari igihe abona abamukenera hanze aho uyu muntu sinabamubangamira ese kuki nta n'umunsi n'umwe arambwira ati nanjye ndagukumbuye sheri wanjye utahe kare baby wa makuru cyane na amahoro umugore waguwe neza umugore waguwe neza afata neza umugabo umugore waguwe neza afata yubaha umugabo umugore waguwe neza hariya aca bugufi akanasenga rwose ukabona aranezerewe ariko se wewe umugore babwira buri munsi ntacyo wumvara umubiri wawe waragagaye kugira ngo turebe uburyo twawushitura icyo gihe rero uvuga ngo iyo mpora nkubwira mama sharire nk'umunyu mama sharire amavuta mama sharire ni mudukweto mutwenda ugera uri umuntu utakira ati kuse shangaza ubu ngubu kugerageza ariko si umugore buri munsi ntabwo ari ukunaniza uyu muntu arashaka kugira ngo nzashwane nawe utangira kunjya kuri iyo uhora usabwa buri gihe nta muntu udashobora kubitekereza guhora buri munsi nkubwira ngo ndagukeneye mada cyangwa se umugabo yabwira umugore ndinaniriwe babarira nta mwanya afite hari amagambo uvuga mu kanwa kawe kuzayagarura bikakugora iyo ukunda umuntu ntiwifuza ikimubabaza iyo ukunda umuntu uhora witwararitse kugira ngo utamuhungabanya ufite uburyo bimubwira mu kinyabupfura akaba ariyo migani y'abanyarwanda nayo njya nyishingiraho ko ndi umunyarwanda hari imigani bagiye baca vuguziga kuko ukunda ntabwo umubwira amagambo yose ubonye hari uburyo witwararika hari uburyo witwararika ugaca bugufi ukabanza ukamugaburira ntabwo waba ugiye kujya ku meza ngo ariko nubwo ugiye kurya ngo umenye ko sikrufiza abana babirukanye ubwo ibyo bintu ukoze nibyo sheri bon appétit mukurema inkweto ese wiriwe ute abandi basigaye bababwira ngo ibyo bintu mumenyereje ngo umenye ntabwo iyo ukunda umuntu uvunika njyewe sinjya mvunika mu rukundo yaba ari gufasha ntabwo mvunika mu rukundo yaba ari kuganira n'abantu simvunika mu rukundo icyo ukunda iki kurimo ntikikuvuna ariko iyo kitakurimo kirakuvuna rero ukamwegera ukamubwira sheri wiriwe gute n'amahoro utiniriwe neza ari kujya gutegura umugore nyine amutegura bakiri mu buriri mu gitondo ijambo ryiza wabwiye umugore n'iryari bugendereho ijambo wabwiye umugabo n'iryari bugendereho none se shanga nk'umugabo udatanga keya ngo atange keya ziha uwo mugore cyangwa nk'umugabo udahakeya uwo mugore mbese ngo hagati yabo habanze hazemo gukundana ku buryo buri wese ashobora kwifuza undi ni iyihe nama ushobora kumugera muri uyo mwanya cyane ariko reka tugendere ku byanditswe biradufasha kugira ngo dufashe n'aba bantu bavuga ko ari ibishitani ni ukuri abagore bagomba kugandukira abagabo yego abagabo bagakunda abagore hariho n'abakomeje kujya bakomeza kudisikita bavuga batari ko se ni gute kuko umugabo Imana yamuhaye ko agomba gukunda umugore ko nta rukundo tubabonamo yego Imana ntabwo twayibureminga kuko yabikoze ibizi kuko yabonaga ko bazabishobora bamasharira abagabo ugira ngo ntibarambukirwa uzi kuva hano mu mujyi wa Kigali ukajya gutereta igoma ukajya gusambana igoma
cyangwa kurira indege ntiburira indege ariko cyakora abantu bakunda kabutindi uzi kugira ngo ubone umugore arahanisha afashe ibaga abeshya umugabo ati ngiye Rubavu imodoka yagira ngo arabagaritsa sheri uriye ndi mu rugo ndaryamye kandi ubwo ari mu modoka muri kaburimbo aryamye muri kaburimbo yamugaritse hari ibintu dukinisha urukundo ni ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo abagabo Imana yabarimanye kudukunda abagabo burya bakunda hari ukuntu njya mbisobanura bagira urukundo nuko baruta abagore babo urwo rukundo rwabo burya iyo bacunze nabi Satani ahita bambika impeta y'irari burya abagabo bagira irari urabona umuntu drive ameze atya ngo abagore byabakemura ariko se twareba imbere atwaye ari kumwe n'umugore we ongera usubire mu ndege umeze nkaho ufite ikibuno nk'icyo ati ni abanyerari aho bava bakagera ni abanyerari nubwo atabikora ariko agatima akarebayo akareba mu maso akareba ku mabere yarangiza akagera hasi no ku mabuno kiriya kigore giteye nabi cyangwa kiriya kigore giteye neza yakumva aho bakivuga rero umugore rwose ateye neza hari ibindi rero ngira ngo nkubwireweho umugore tugomba gukunda abagabo tugomba twebwe abagore dufite inshingano nyinshi ntabwo ari kubagandukira gusa tugomba no kubakunda masharire tugomba kubagandukira twarangiza tukanabakunda kuko Imana yaturemye mu rukundo Imana yacu ni urukundo Imana ishimwe cyane tugomba kubakunda tukabagandukira tukababaza erega burya ikintu kinanirana burya abantu benshi no kwihangana ikindi kinanirana ku bantu no gucirana bugufi ariko ntabwo ndi bugaruka ngo mvuge ngo abashenye byagenze biti hari igihe umuntu akubera Satani koko akakunaniza pe abenshi murabizi ko barahagwa bakahasiga ubuzima burya umuntu wapfuye ntabwo wamugarura nicyo kintu Imana yaduhishe burya ubuzima uraseseka ntibuyorwa hari uwo yubatse biranga hari abantu bagoye hari abantu baba basa nk'abavumye hari umuntu ureba umugore agasa nk'ureba ingwe hari umuntu ureba umugore yatunguka mu rugo hari n'ababaruga yakubita amaso umugore agasa nk'unukiwe rwose nk'utunze amazuru muri toilette yatunguka mu rugo akabona ko ntacyo umaze nta nama yawe ntacyo wavuga ngo bazakumve abo barahari hari n'abagabo bameze batyo n'abagore bameze batyo bikaba ngombwa yuko basepara bagakora ya divorce icyo ntago twabagaye ngo tubakamire mu kitoze ntago burya iyo unaniwe urayamanika reka haraho tujya tunanirwa hari umuntu kunaniza yabigambiriye hari ubikora akakunaniza yarozwe hari ubikora Satani sabereyeho iki yego ntabwo yigize arongora nigeze ashaka dishwi uriya rwose n'umuja muri aho Satani ahora agera ntabwo yashatse ntabwo yarongora yari kubikura hari abana bajyaga bavuga ngo yarenzwe nabi ngo Imana yamuhaye umuceri ngishyiraho isosi ntiyashyiraho inyama ngo kirangije kirivumba Imana nayo igira umujengera agifata ikirundo umurira hasi mu by'ukuri inshuti zanjye kuganduka twebwe abagore tugomba no gukunda kandi tukabanza kumenya ubundi fiançailles n'ikivuga kubanza kumenyana n'umuntu ni mu ntoki inkundo z'uyu minsi ni kuri internet ni kuri telefone ni kuri email ni kuri WhatsApp nuko yamara kumubona tayiwe atarasa na Bikira Mariya nakwifotora gutya kuri ni Snapchat maze nkajya nibebeza nkirebeshamo nk'agatenti ati dore cyucyo dore kizungereza maze ugatana urwo wambaye nyabusa yagira ngo araje ntimwigeze muganira ntiwigeze umwegera ntiwigeze umenya yavuka ntiwigeze umenya yaturuka urayoye mbere yuko wubaka ujye umenya aho wakuye umuntu kuko aho wamukuye no kuzatuma wubaka ni nayo mpamvu buriya baranga byari byiza kuko akenshi bashakaga ingo zaho babakura none uyu munsi mukubitanira i Kigali umwe yavuye ku Gikongoro undi yavuye ku Rusumo bakubitana ati nta mpamvu ababyeyi tuzagenda tubabwire iwacu wenda i Kigali afite y'abantu yakoreye baramukunda azakujyana ababereka ati dore mama dore papa hariho abajyaga bamisa batishanga wambereye mama azazi iwawe tugafata y'irembo ntireka ahubwo nge nzabaherekeza tujyane iwanyu yego tujyane iwanyu mama wakeneye kubona ibyo birori papa wakeneye kubona ibyo birori nyogokuru na nyogokuruza ibiki byose mu by'ukuri rero mama Sharirene nta muntu n'umwe ugomba kubembereza undi mu rukundo bose barabemberezanya nk'uko abana bacu bagomba kurerwa n'umubyeyi w'umugabo ndetse n'uw'umugore n'abanyu n'abacu tugomba kubaganiraho twembi tukabafatikanya kubarera nk'uko rero nge nawe nshobora kugusonza nawe mugabo gasonza duhuze rwa rukundo
ugandukire nawe unkunde ibindi ubundi. Yego, okay. Shanga urakoze cyane ku nama uri kuduha ndetse turi kugenda tugana ku musozo, ahubwo nashakaga kukubwira ngo ni nama ki watanga ku bagore, kuko hari ikintu gitangaje ndetse giteye ubwoba kuba umuntu wamubwira ngo ujye ufata umugabo wawe gutya, ujye ufata umugore wawe gutya, hari ibibura, aho kugira ngo arebe umumaro w'ibirimo cyangwa arebe umumaro w'icyavamo, ahubwo akumva ngo nibyo bishitani nka wa mugani, akumva ni bishitani, akumva ntibimureba. Kandi impamvu ibi bintu bikenewe cyane, impamvu nabonye ko bikenewe nuko hari internet, hari ikoranabuhanga Shanga byarakamejeje. Nge nabwiye abagore mu kiganiro mperutse gukora, ndi nkamwe n'abagabo ariko ni bombi, ndi nkamwe nafata ikayi n'urupapuro, waba hari n'ibyo utazi ukajya kubyiga, ariko kugira ngo wubahirize inshingano zawe. Koko nimba umuntu arikora miliyoni 7 tuvugisha ukuri, akazihereza umugore ngo akora ubukwe aza n'umugore, yego, nge nababwiye ko atari amatwi yazanye, n'ukuri si umunwa yazanye, yego, ntago ari we yashakaga, yego, ntago yashakaga mu mutwe, yashakaga bya bindi, siko bimeze. Yego. Hanyuma izo mbaraga yatanze kugira ngo abibone, ni ukuvuga ngo agomba kubibona. Bibiliya yavuze icyari twasomye, yavuze ngo kurongorana kwera kubahwe na bose, ngo kandi umugabo agirire neza, agirire umugore we byose, ntabwo yavuze igice, kandi n'umugore nawe aba ariko abigenza. Yego, ngo kandi babikore ngo kugira ngo umwe muri bo atatwarwa n'irubi ry'irari, ngo kuko abahehesi n'abasambanyi Imana ibanga urunuka cyane rwose. Burya nimba se yavuze ngo ni ukubitanga, umugabo atwarwa n'umugore agatwarwa n'iki, agatwarwa n'umugabo. Nimba Bibiliya ivuga ngo kubahwe na bose, twari turi kubigisha ngo nibabyubahe, kandi koko byubahwe. Impamvu bikwiye kubahwa ibi bintu, ngewe ntago njya sobanura cyane aho ngenda mbikura, kuko ndi umuntu uhamagarwa n'abantu benshi. Yego, mpamagarwa n'abantu benshi cyane, kandi buri wese akambwira ikibazo cye. Ubwo rero mbona hari ibintu bikomeye. Hari umugore uzajya yicara rero ati sheri wanjye ni umurokore, nta kibazo afite, kandi shaha abagabo azabyereka Imana izabikora. Gira icyo ukora kugira ngo nayo ibikore. Rega hari ikintu gikomeye, Imana mpimbabura, Imana ikayiguha, Imana mpamakara, Imana ikayagushyiriraho, Imana mpikibiriti, Imana ikakiguha. None se na Mana ngwino uncanira imbabura. Oya, burya ntabwo burya iza kuba ibidukorera, ntiyari kutubwira ngo utakoze ntakarye. Oya, uko biri kose, kuko iyo yashaka ko tugira icyo dukora, hari ibyo Imana yakoze, yaguhaye uwo mugabo, iguha uwo mugore, hanyuma se izaze nakwereka ukuntu muzajya murarana mu buriri. Irangije arambwira ngo ni mu buru bwanjye izabagira bate, izabareka. Uri kumva? Kandi nibi ngibi murotse inkware mufite amahirwe y'abagabo n'abagore. Shanga nibi ngibi bivuga ngo gusenya urugo ukaba utakibana n'umugore n'umugabo, Imana nijya kuzizareba icyatumye usenya. None se nusenya kuko wamwimye, umugabo akajya akaguca inyuma agashaka abandi bagore kuko utamugandukira, cyangwa akajya kwishakira ibindi byiza n'iterambere ryabyo, kandi ubyigishwa buri munsi ahubwo ugatukana, cyangwa se wa mugabo we nawe hari ibyo kwiye kwiga. Muri make ibi bintu ni ngombwa kandi birihutirwa mu masomo mufata yo mu ngo. Ibi bintu babisize inyuma, turaza kujya tubivugaho buri cyumweru, bakurikira inyigisho kuko mama Sharirene uza amatelefone y'abagore ibintu bibamo, uza ibyo abagabo bakorera. Noneho ikibazo nuko nibatumva ibi byacu birakijijwe. Nge nzajya mbigisha mu buryo bujimije kandi bw'ubukirisitu, kandi bumva icyo mvuze. Na Shangazi abigishe mu buryo bw'ubukirisitu uburyo abivugamo, ariko nyuma yawe na nyuma yanjye hari abandi Shanga, kandi nyuma y'ibihazabaho umunezero. Ibintu njya mbona ibintu abagabo batunze mu matelefone yabo, harimo ibikijijwe, harimo n'ibipagani rwimbi. Twebwe turi kubivuga mu buryo bw'agakiza, ariko iyo ugiye kuri izi internet hariho ibishitani ureka. Rega buriya reka baze nkubwire, uzatinye ikintu, burya ibishitani ni byiza, burya hari impamvu aba yabishyizemo, ariko uzi kugira ngo wumve ngo icyaha Imana yanga urunuka ni ikihe. So busambanye, yego, urunuka Imana icyanga urunuka kubera gikorerwa mu ndani mu mubiri, gikorerwa ndani mu mubiri. Ni nacyo kintu abashakanya kenshi burya bakunda gupfa, nicyo njya nkunda kudomaho. Burya biriya bintu iyo byagenze neza ntabona wa mwanda, iyo biriya bintu byagenze neza ntabona bariya bana, ntabona ibyo yabaye. Buri bintu byose murafatikanya, ndetse akagira n'ibyo arenze ingoyi.
ukubwira ngo ntawe ngo oya numva ntameze neza nyewe ndeka ukamwamaganira kure. Mu gitondo arabyuka yambara inkweto nk'ufunga butu shata kubitemo. None se ko nta byo kurya dusigiye, genda ubwira nyoko ukajya umubwira ibyo genda ukamutera umwako. Hari bitagenze neza nshuti yanjye. Se uwo muntu yakubwiye afite icyaka afite inzara ora urigunagunaho mu buriri wari by'ikibazo giharuka gikemura. Ese shanga ko wibanze ku bagore abagabo bo ntago bajya bimana. Umugabo burya nawe ashobora kwimana, ariko burya umugabo akenshi ashimishwa n'umugore umubwira ngo ndagushaka. Mu bushakashatsi nakoze iyo umugore abwiye umugatisha ndagushaka mbabare utahi kare ndagukumbuye ukanamubwira uti dore nageze mu gihe cya operation, dore iminsi yanjye yo kujya mu burumbuke ngiyi, ukanabyandika mu cyumba ukakomeka hana agapapuro, yaba ari ukubara kugira ngo mudasama bikaba biriho, akamenya ati uyu mugore asha umva iyo operation ndayiprofita. Hanyumve ntabwo nzabivuga nkawe, akagufata neza akakubembereza akakuba hafi. Noneho rero wowe urahurotse inkori, nuzi neza ko hano hanze hari abantu bashigitse amenyo bameze nk'intuza arya n'ingona. Ingona yo yasamye igiye gufata jya ngo hano hanze hari abagore bategereje, hari indaya zitegereje, hari abantu bakatishije yepfo hano ibakatishije pi badafite impuhwe n'imbabazi. Arakubwira ngo hindukira ukwimunyamunya, yakubwira tererere mugandukira abagabo banyu mukunda abagore banyu. Bitari ibyo kibabaza nuko umuruho utemba ujya kubana. Umuruho utemba ujya kubana, kandi nukuri ndababwiza ukuri mwa bagabo mwe, nimwirinde guca abagore banyu inyuma, nimwirinde. Inama nabagira iyo waciye umugore wawe inyuma urimo guhereza umwanya satani kwinjira mu rugo iwawe. Iyo wa mugore we wagiye guca umugabo wawe inyuma, kugaruka iwawe birakugora. Burya abagabo bajya bagenda bakagaruka, ariko abagore bafatira ajya kubona muri telefone kandi umugabo ari ku meza wenyine, undi yicaye mu ntebe aragandaje. Iyi masaha yose kuri WhatsApp, shu baby honey sheri sweet heart baby, amakuru ki baby wawe ari ku meza wenyine, sheri wawe ari ku meza wenyine. Hari umuntu wagiye gufata neza hari ahirya aragusaza aragutombokesha, nyamara burya na adresse y'umugabo wawe ya profisi. Ubwiza uburanga ufite yabukesheje umugabo wawe, none naje kukwidagaduraho urarangije umugabo wawe umurebye nk'ikimbwe haze, utangiye gucatinga nabo hanze bagufashe neza. Itondi utaza kubisiga mu buzima. Nakubwira ngo wa mugore we irinde guca umugabo wawe inyuma, nimuganire. Password nkunda kubwira abantu benshi nuko iyo abantu baganiriye bagacirana bugufi bagera ku nsinzi, bagera ku byo bifuza kugeraho. Kuganira nicyo kintu cya mbere kiza ku mwanya wa mbere. Icya kabiri ni ukubahana kuko mwese mwashakanye mukuze. Icya gatatu ni ugucirana bugufi, ariko cyane cyane kirusha ibindi byose bikiza ku mwanya wa mbere ni ugusenga Imana. Kuko urugo rudasenga kugira ngo ruboneke imbabazi biragora. Nukuri wa mugore we toza umugabo gusenga, wa mugabo we toza umugore gusenga, abo bana mu batoze gusenga. Nukuri bazarinda basaza batavuye mu nzira nziza mwabahaye. Rero ni mucirane bugufi kandi musenga Imana, nukuri urugo rwanyu ruzagenda neza. Ikindi mukore, hari akantu nikize ntambutsaho kuri cano imwe ndababwira nti hari ibintu biranga umugabo, ni ukurya, ni ugukora ndetse no kurongora. Ibyo bintu bitagenze neza wa mugabo we, kurya, gukora no kurongora. Ibyo bintu bitagenze neza urugo rwawe, ibyo bintu bitatu nta kintu ushobora kugeraho. Wa mugore we nawe ibyawe bikuranga ni uguca bugufi, ni ugukora, ni ukuganira. Icyo gihe rero iyo utabikoze no kubaha umugabo, ibintu biragucika mu rugo bikadogera. Wikangwa n'abagushuka bari hanze, kuko burya yagujugunya hanze ntawe ukujyana. Wikangwa n'abagore bari hanze, kuko iyo bamaze kukwanduza wanduza umugore, bikagiraho n'ingaruka ku bana. Ikiruta ibindi byose nuko ukunda uwo washatse nawe akagukunda, mugahesha ishema umuryango wanyu ndetse n'igihugu, kandi urugo rwiza n'ijuru ritoya. Namwe byananiye ubutaha ntibizongereye. Imana izabane namwe. Imana ni muho mugisha. Twari turi mu kiganiro cyitwa Menya Nibi cyo mu bashakanye mu ngo. Hari ibindi bintu abantu bakwiye kumenya. Shanga Imana iguha umugisha, uzakomeze ube shangazi, naho abatera amabuye
okay, hari abazapfa hari n'abazakira. Ntabwo agaciro kari ku bapfa, kari ku bakize. Nta nubwo agaciro kari mu batera amabuye, agaciro kari kuri babandi bakugana bakubwira ngo watanze ikiganiro twumva bimeze gutya turagushaka. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhe imbaraga n'amavuta. Rero abakunzi ba Mama Charlene Official, Imana nibaho umugisha. Ni muri iki kiganiro cyitwa Menya Nibi twateguye. Hari byinshi twamenye gukoropa, twamenye guteka, twamenye gutegura, twaramenye bya bintu twarabimenye, ariko hari ibintu dukwiye kumenya ukuntu umugabo yashimisha umugore kandi n'umugabo agashimisha umugabo. Kandi nituvuga gushimisha ntimukajye hariya gusa, tuzajya tuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Mwiyumviye rero ko n'amagambo twasomye muri Bibiliya arahari kurongorana kwera kubahwe na bose. Hanyuma Imana y'amahoro nibahe umugisha. Twifuza ko mwubaka ingo zanyu kandi mukazibamo, kandi tubifuriza amahirwe masa. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha. Ariko se Shanga, tutarasoza ntiwari kubaha nimero zawe za telefone kugira ngo uza gushaka n'undi azaguhamagare? Kuko nge ndabivuga ariko nge ntago meze nkawe pe. Yewe ndabivuga nkanabavura cyangwa se nkanabagira inama, kuko dutanga inama n'ubuvuzi. Nukuri ushobora kudukenera ukavuga utese nabasangaye, kondo umukobwa ukuze ukeneye kugira ngo njye mu rubohero, kondo umumama se washatse nkaba mbona byanze, ese ko mbona umugabo ntesha umutwe nkaba ngiye gusara, ese ko narwaye puresha kubera ibyo byose tuzagenda tubireba. Wampamagara kuri 0785509479 ngusaba kugira ubuzima buzira umuze no gusigasira urugo rwawe kugira ngo rutagucika. Okay, murakoze cyane. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mukomeze gusangiza abandi ibi biganiro kandi mukomeze kugubwa neza n'imiryango yanyu. Turabibifurije mu izina rya Yesu. Amen.